hari agastatement nifuza gukora gatoya ku bigendanye na bagenzi bacu kuko biri mu byagarutsweho cyane hirya no hino. So nabo buryo tuba turi abastar access sibyo tuba tuzwi n'abantu benshi, abantu baba dukunda ko isetsa twanze twikina ariko ibe urabishidikanyaho numva ruvuyanga atari guca ku ruhande. Abantu rero baba bakeneye no kumenya amakuru yacu hakavaho ibihuha. Speculation ikintu cya mbere ni amakuru. Undi ngaruko ni Lorenzo Christian twebwe nk'urwego imikino yamaze kudusezera atumenyesha ko yahinduye akazi. Ni ibintu tudafite muri controle kandi ni ibintu bisanzwe bibaho umukozi kuba yahindura akazi. Izi mikoro hari abazinyuzeho natwe tuzinyuraho tuzazivaho. Guhindura akazi rero ni ibisanzwe. Rumva nta kintu kirimo kindi umuntu yavuga sibyo se birasobanutse. Guhindura akazi ni ikintu gisanzwe cyane. Guhindura umukoresha ni ibintu bisanzwe n'akazi, natwe tuzagahindura igihe nikigera cyacu. Rigani Rugaju guhera kuwa kane mu masaha ya mu gitondo nibwo hagiye amakuru hanze yuko yafashwe cyangwa se arimo gukurikiranwaho arimo gukurikiranwa n'inzego za gisirikare, akaba akekwaho amakosa yaba yarakozwe mu mwaka ushize mu bijyanye n'amafaranga ku ikipe y'ingabo. Icyo ngicyo agihuriyeho n'abandi benshi. Arakekwaho, akaba arimo rero kugenda abibazwa n'izo nzego za gisirikare. Ubwo icyo navuga kuri iyi ngingo ni ugutegereza ubutabera bwa gisirikare icyo buzafata nk'umwanzuro. Icyaha nikimuhama azahanwa, icyaha nikitamuhama azagirwa umwere. Biba ari bibiri mu butabera sibyo se? Biba ari ibintu bibiri. Eyiza icyaha kiraguhama uhanwe, ikindi cyaha nikiguhama ugirwa umwere. Ibyo nabyo nta bubasha tubifiteho, tuzategereza ubutabera bwa gisirikare. Kwizigira muzamara iminsi mutamwumva. Iminsi sinyivuze kubera yuko ntabwo ndi muganga, wenda ngo nzamenye igihe azagarukira kuko yakoze accident. Aguvunika akagongo mbari cyo bita cheville. Ubwo niko kagongo mbari muri cheville akagomba mbari. So yavunitse akagongo mbari ndetse akagomba mbari urakoze cyane. Icyo bita ankle injury cyase cheville mu gifaransa. Yavunitse cheville, ari mu bitaro bya gisirikare i Kanombe niho arwariye. Ubwo uzabishobora azamusure, ufite nimero ye amubwira ati pole, bamukore na operation cyangwa se baramubaza. So ubwo no kurindira akazakira ahagaruka mu kazi, nicyo tumwifuriza. Abantu banamusengereye, bajye bamuragiza Imana mu isengesho bavuga ati akire vuba ko burya imvune ni ikintu gishobora gufata iminsi kitarakira. Ugomba no gusenga kugira ngo nyine atazamo izindi mvune kuburyo umuntu bashaka kumubaga wenda bigende neza bakaba bakongera kumubaga. Yego, tumwifuriza gukira vuba rero Kwizigira uwo numwe, nta kindi kintu ndi burenze kuri ibyo ngibyo mvuze, nta no kubisesengura. Birasobanutse nkuko nifuzaga kubitangaho nk'amakuru kuko ni abakozi bagenzi bacu. Yaba Lorenzo twarakoranye kandi dukorana neza, yaba nawe mu bantu mvuze turacyakorana kandi tuzakomeza gukorana neza. So izo zari zandani rero nifuzaga guhereza abanyarwanda batwumva kandi badukunda. Icyo rero yose mvuga ko zandani ufite ari nyinshi. Hano kwitege dukomeze rero n'izindi.